Hari abantu benshi babona amahirwe bakayahisha bagenzi babo kandi bakora bimwe, bakora bizinesi zimwe, bakora akazi kamwe, ukabona abantu bari kugenda batera imbere, bazamuka bava ku rwego rumwe bajya ku rundi, wowe ukaguma kuri rwa rwego rwo hasi, ukibaza ibanga bakoreraho rikakuyobera, ukibaza icyo wacumuye kikakuyobera, wakubita hano bikanga, wakubita hirya bikanga, kandi ukabona bagenzi bawe bari kuzamuka umunsi ku munsi. Kumbi ni amakuru bamwe babona, ni amahirwe benshi babona, ntibayabwire bagenzi babo kugira ngo abe ari bo batera imbere bonyine, abandi bagume ku rwego rwo hasi. Hano kuri Bivia Empire njyewe naje kujya mbasangiza amakuru ashobora kudufasha twese kwiteza imbere, tukava ku rwego rutoya turiho tukagera ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'amafaranga, mu bijyanye n'inguzanyo, mu bijyanye n'amabanki, mu bijyanye na bizinesi, mu bijyanye no kugira imibereho yacu myiza, tukagira financial freedom. Muri iyi video rero ngiye kukubwira amahugurwa cyangwa se gahunda yitwa Hatana Wihugure, ni igice cya kabiri kigezweho. Iyi ni gahunda yateguwe na Banki y'u Rwanda ishinzwe gutsura amajyambere, ariyo bita BRD, Banque Rwandaise de Développement, ifatanyije na African Management Institute. Ni ibigo bibiri rero bifatanyije gutanga ayo mahugurwa ku buntu, kandi ayo mahugurwa ni ayo gufasha abacuruzi batoya gukura ubucuruzi bwabo ku rwego buriho bukaba bwagera ku rundi rwego. Ayo mahugurwa rero intego yayo ni ayo gufasha abo bacuruzi kubona ayo mahugurwa ku buntu, kuba babona inkunga, akabafasha no kuba babona inguzanyo kandi nta kiguzi na kimwe. Ntujye kuri iki kiganiro rero, njyewe ugiye kukikugezaho nitwa Jean Marie Vianney, nguhaye ikaze. Kanda kuri like kugira ngo iyi video ize kugera ku bantu benshi. Iyo ukanze kuri like, YouTube ibona ko video ari ingirakamaro, bigatuma iyisangiza abandi bantu. Niba uri mushyashya rero wibuke gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha bitazajya bigucika. Nguhaye ikaze. Welcome back again. Gahunda rero ya Hatana Wihugure ni gahunda imeze uti. Nkuko nari maze kwibabwira muri intro, ni gahunda yateguwe na BRD ifatanyije na African Management Institute. Ni gahunda rero yo gutanga amahugurwa, igamije guha amahugurwa afasha abacuruzi kuvana ubucuruzi bwabo ku rwego buriho bukagera ku rundi rwego. Iyo niyo ntego yayo. Ayo mahugurwa kandi atangwa ku buntu. Ayo mahugurwa rero ni igice cya kabiri, icya mbere cyararangiye, niba hari uwacikanwa n'icya mbere, iki ni icya kabiri bagezeho. Ayo mahugurwa amara amezi 4, bababwira uburyo bagenda babahugura, amara amezi 4 kandi ubu yahabwa ku buntu. So amahugurwa rero, ibyo ubona muri aya mahugurwa ni ibiki? Amahugurwa uhabwa amahugurwa ngiro ku buntu, ariyo yitwa pratique. Cya kabiri uhabwa ibikoresho ku buntu, ibyo byose ni ku buntu. No kwiyandikisha ni ku buntu, ndaza kukubwira uko wiyandikisha, ndaguha na nimero zo muri BRD, ndaguha na nimero zo muri African Management Institute, hanyuma ndaguha na email yabo ushobora kubandikiraho, ndetse n'urubuga ushobora kunyuraho kugira ngo wuzuze form. So baguha ibikoresho rero, baguha ubujyanama bw'umwihariko, hanyuma bagufasha kwitegura kubona inkunga, bagufasha kwitegura kubona inguzanyo, kandi ibyo byombi ukaba wabibona nta kiguzi na kimwe utanze.
Akenshi izi nguzanyo ziba zitanzwe n'ibigo bya leta rero uba usanga iba ifite nk'inyungu ku ijana y'atanu ku ijana ku mwaka. Mbere BRD yajya itanga inguzanyo y'umunani ku ijana ku mwaka, kandi ugasanga nta kindi kintu bigusabye, nta ngwate, nta kindi kiguzi icyo ari cyo cyose. So rero icyo iyi gahunda igamije ni ugufasha abacuruzi. Nakubwiye ngo hari abantu mucuruzanya ukabona bagenda batera imbere baraguhishe amakuru, bagatera imbere, mwatangira ubucuruzi rimwe, mukorera ahantu hamwe, hari n'abo muba mubana mu kazi bakabona opportunity cyangwa se amakuru bakayihererana ntibayakubwire. Ngewe rero mba ndi hano kugira ngo nkugezeho aya makuru y'ingenzi ashobora kugufasha. Niba wari utarakanda like, kanda kuri like, niyo nkunga yonyine ngewe ngusaba. So aya mahugurwa rero mu by'ukuri urumva afite ibintu bitatu agufasha niba ukora business cyangwa se niba ushaka gutangira gukora business. Ni ukubona amahugurwa ku buntu, ni ukubona inguzanyo, ni ukubona inkunga, ibyo byose ku buntu, nta ngwate, ntaki. So ni bande rero bemerewe kujya muri aya mahugurwa? Ni bande bemerewe guhabwa aya mahugurwa n'izi nkunga n'izi nguzanyo ku buntu n'ibi bikoresho? Ni ibyiciri by'abacuruzi ngiye kukubwira, utega amatwi wumve ko uri muri icyo cyiciri. Icyo nzi cyo business yari yose ukora uraza kwisangamo muri ibi byiciri bikenewe. Icyiciro cya mbere gikenewe ni abacuruzi, abantu bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi, bijyanye n'ubwubatsi. Ushobora kuba ubicuruza cyangwa se ubikora. Harimo amasima, abacuruza amasima, abacuruza ibyuma, abacuruza ibikoresho bikoze muri plastique, abacuruza cyangwa se bakanakora bloke sima, amapave, amatafari ahiye. Ibyo byose ni ibikoresho by'ubwubatsi. Abakora ibyo kunonosora imbata z'inyubako, ubwo ni abadezayina. So abakora business yo guhindura ibikoresho bishajemo ibishyashya, babandi bahindura injyamani cyangwa se banatoragura injyamani. So icyo ni icyiciro gikenewe, icyo cyiciro kirakenewe. Niba uri muri icyo cyiciro ntucikanwe n'iyi gahunda y'ubuntu, ushobora kubona inguzanyo n'inkunga n'amahugurwa ku buntu n'ibikoresho. Ikindi cyiciro gikenewe ni abakora business ya agri business, abakora business y'ubuhinzi n'ubworozi. Ushobora kuba ukora business y'ubuhinzi n'ubworozi ibirimo ibice bibiri nyine, ibyo mu buhinzi. Ushobora kuba ukora business ijyanye n'ibyo mu buhinzi cyangwa n'ijyanye n'ibyo mu bworozi. Harimo kuba ucuruza inyama, kuba uri ubaga inyama, ukora busheri. Ushobora kuba ucuruza n'ibindi bintu bikomoka ku matungo nk'amata n'ibindi. Ushobora kuba ucuruza ibirayi, ibijumba, imyumbati, uhinga imbuto, uhinga kawa, uhinga imboga, inanasi, urusenda, cyangwa se ukora business yo kubyongerera agaciro. Niba ukora urusenda, ufata urusenda ukarukoramo nyine urusenda rugurishwa. Niba ukora amaji mu bihingwa, mu nanasi, mu mbuto zitandukanye, niba ucuruza imbuto, ahangaha nawe uri kwisangamo. Upfa kuba ukora business ijyanye n'ubuhinzi cyangwa se n'ubworozi. Ikindi cyiciri ni abakora business ijyanye n'ubudozi, ubudozi n'ubukorikori, fashion design, made in Rwanda. Aba bose barakenewe. Niba ufite atelier, niba wifuza gukora atelier, niba uri umudozi ufite akamashini kamwe, my friend, ntucikanwe n'aya mahirwe. Icyiciro cya kane ni abafite inganda ziciriritse cyangwa se bakaba bafite n'inganda zongerera ibintu agaciro. Ni ukuvuga zifata umusaruro w'abantu zikawongera agaciro, zigakuramo produit fini. So abo ngabo nabo barakenewe. Zishobora kuba ari inganda zikora imiti, inganda z'ikoranabuhanga, abagira ibikoresho byo mu mashanyarazi no mu bwubatsi n'ibindi. So ni ibiki rero bisabwa kugira ngo wiyandikishe muri iyi gahunda? Ibyiciro byo ni ibyo ngibyo nkubwiye uko ari bine. Nizere ko hari aho uri kwibona. Niba utibonamo simbizi ibyo ukora uko byaba bimeze. Ibisabwa rero, icya mbere ni ukuba ufite seritifika ya RDB.
ko business yawe yanditse muri RDB. Niba ufite TIN number gusa ukaba utariyandikisha, udafite registre de commerce ariyo RDB certificate, ugomba kuyishaka. Ntabwo ari ibintu bikomeye, iboneka mu masaha, uba umaze kuyibona, ntabwo ari ibintu bikomeye rwose. Niba wifuza kuba wabona iyi certificate nanjye ubwanjye, wanyandikira 0783422798 cyangwa se 0722842798. So nagufasha kubona iyo registre de commerce vuba cyane. Ikindi ni ukuzuza fomu, kwiyandikisha bifite deadline, ni ukwiyandikisha bitarenze ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane. Niyo mpamvu iyi video nyikoze nkahita nanayaplodinga kugira ngo hatagira ucikanwa n'aya mahirwe. Kwiyandikisha ntabwo bigomba kurenga ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane 2026. Wuzuza iyo fomu rero, iyo ugezemo muri systeme, ndaza kukubwira link winjiriraho, ndaza kuyiguha. Iyo ugezemo uhitamo kuzuza mu Kinyarwanda cyangwa se mu Cyongereza, harimo option ebyiri. So ikindi ugomba kuba witeguye kwagura ubucuruzi bwawe, nta kindi usabwa. Icyitonderwa, nta mafaranga na make usabwa kugira ngo ujye muri iyi gahunda. Ni ubuntu, ni gahunda ya leta, ni gahunda y'ubuntu. So muri description y'iyi video rero ndashyiramo nimero za telefone wahamagaraho za RDB zo muri BRD, Banque Rwandaise de Développement. Ni banke nyine y'u Rwanda ishinzwe gutsura amajyambere y'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ndashyiraho na nimero zo muri African Management Institute, nazo wanyuraho wabahamagara ukababaza ibindi bisobanuro. Hanyuma ndashyiramo na link, reba link hasi muri description no muri pinned comment kugira ngo uyikandeho. Ukikandaho uhita ugera aho wiyandikisha, ugahitamo ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se urw'Icyongereza, biterwa n'ibyo wumva. Ku bindi bisobanuro rero ubaze izi nimero gushyiriye hasi muri description kugira ngo ushobore gusobanukirwa. Wakoze kubana nanjye rero, njye wakugezaga iki kiganiro nitwa Jean Marie Vianney. Umbabarire ntugende udakoze subscribe niba wari utarayikora, ntugende udakoze kuri like kugira ngo iyi video ize kugera ku bantu benshi. Hanyuma niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo unyandikire muri comment section, ndagusubiza. Ushaka kubona registre de commerce cyangwa se certificate ya RDB mu masaha makeya kugira ngo udacikanwa n'iyi gahunda, unyandikire muri comment section cyangwa kuri nimero zanjye natanze 0783422798. Indi ni 0722842798. Urakoze, duhure muri video itaha. Ciao ciao.